Yes, nk'uko ubibona kuri iyi foto ni inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu bagiye batandukanye, nkeka ko ari inkuru twagarutseho ku munsi w'ejo, ni inkuru iri official, ni inkuru nk'uko twabibabwiye tutavuga ko ari inkuru y'impimbano, nk'uko ubibona kuri iyi foto rero ni inkuru ubona ko koko ari inkuru ya nyayo, ntabwo bavuga ko iyo foto yari itinzwe na AI, nkeka ko hari n'andi mafoto menshi twagiye tubereka, ndavuga ku nkuru twakoze ejo aho twagarukaga ku nkuru nyirizina yari irimo kuvugwa, y'uyu mugore wabyaye ikintu kidasanzwe, ndakeka ko niba utaraba warayibonye iyi video cyangwa se utaba warumvishe iyo nkuru wasura video zacu, ukareba video twakoze ku munsi w'ejo, nkeka ko ari inkuru twagarutseho. Inkuru rero nk'uko mubibona ushobora kuba wabibonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa se utanabibonye, nakubwiye ko uyu ari wo muyoboro tugenda tubagezaho amakuru aba agisohoka, amakuru aba yizewe aba ataraca ku zindi miyoboro zigiye zitandukanye, niyo mpamvu igihe wakanze subscribe bizatuma uhora urishwa neza ko amakuru aba yabereye hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, uba uyafite gatanu kandi. Rero twihuse n'inkuru ituzanye nk'uko ubibona kuri iyi foto, ni ifoto aho ari inkuru nanone ikomeje kugenda ivugisha abantu bagiye batandukanye, aho nanone Mutesi Kovia ari inkuru yaje kuba yagarukaho. Mutesi Kovia nkeka ko mumuzi, ni umumama ukuriye itangazamakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umumama ukundwa n'abantu benshi cyane, ndavuga ko akundwa n'abantu benshi cyane kubera ko usanga inkuru yose imugarukaho abantu bayikunda, ndetse akundwa n'abandi banyarwanda benshi bagiye batandukanye bitewe n'uburyo yitwaramo cyangwa se bitewe n'uburyo agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'ibiganiro byiza agenda akora, bitewe n'ubutabera agenda atanga by'umwihariko mu baturage, binyuze mu kubavuganira. Rero iyo ntabwo ariyo nkuru ituzanye, inkuru tuzanye ni iyi ngiyi tugiye kugarukaho, aho tugiye kuba twabumvisha amajwi ye cyangwa se komantere yagiye atera agaruka kuri iyi foto. Nk'uko ubibona ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu abantu benshi bagiye bibazaho cyane bavuga ko ari ibintu bitari bya nyabyo, ariko nk'uko naho ubyibonera ni ikintu twavuga ko ari icya nyacyo, kuko nk'uko ubibona kuri iyi foto, ifoto yonyine irabyerekana, ifoto yonyine irabyemeza, kandi nkeka ko twabigarutseho ku munsi w'ejo mu buryo burambuye, aho abantu benshi bagiye babivugaho, abaganga bo ku bitaro ndetse na nyir'ubwite, uyu mumama nawe nkeka ko ari ibintu yagiye yigarukiraho. Ikintu turi gupanga kubakora ni ukubazanira umupapa w'uyu mumama cyangwa se umugabo w'uyu mumama, nawe akagira icyo yaba yabivugaho, ndetse ni inkuru abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bavugaho, bagiye bavuga ko ari ibintu bisanzwe bibaho bitewe n'imiziro, nkeka ko hano mu Rwanda bize hari imiziro ihaba, aho umugore utwite hari ibintu aba atemerewe gukora cyangwa se hari ibintu yifuza ku buryo ibyo bintu atabibonye bishobora kuba byamuviramo ikibazo, cyangwa se bishobora kuba byavamo ikintu gikomeye nk'iki ngiki, cyangwa se n'ibintu ashobora kuba atakora ku buryo aramutse abikoze byatuma havamo n'ubundi ikintu gikomeye giteye ubwoba nk'iki ngiki nk'uko mubibona. Rero ni ibintu navuga ko ari ibintu bibabaje, kuko uyu mumere ku munsi w'ejo yasabye abaganga ko bamwambura ubuzima, ariko urumva ko ari ibintu bitari kuba byashoboka, ni ibintu batari gukora. Rero uyu mumama mu bigaragara ni ikintu cyamubabaje, kandi kuko ubona ko ni ikintu kibabaje, ntabwo ari ikintu twavuga ko ari ikintu gishimisha, ni ikintu kibi gusa nta kundi, agomba kubyakira. Ndetse abaganga bo komentari bitereye cyangwa se ibintu bivugiyeho bavuze ko ari ibintu bisanzwe, bitewe n'uburyo umuntu ashobora kuba yarafashe inda ye nabi cyangwa se yaritwaye nabi, mu gihe yari atwite cyangwa se mu mezi, mu gihe inda iyo atwite iba ikiri ntoya. Bivuga ko umumama utwite hari ibintu byinshi aba agomba kwirinda, murabizi cyane, nko kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se gukora ibindi bintu, ndetse no gufata indyo yuzuye kugira ngo n'umwana atwite amererwe neza. Gusa bivuga ko iyo utabikoze cyangwa se utubahirije ibyo abaganga bagutegetse byose, bishobora kuba byavamo ingaruka nk'izi ngizi zo gutuma umwana yavuka igihe kitageze, cyangwa se yavuka amezi yo kuvuka atageze, ndavuga amezi 9 akavukira amezi ari munsi y'amezi 9, bishobora kuba byatuma n'ubundi habaho ikibazo gikomeye nk'iki ngiki cyo kuba umumama yabyara umwana utuzuye cyangwa se ufite ikindi kibazo icyo cyose. Rero nk'uko twabibabwiye ni inkuru aho turi kubategurira video y'amajwi cyangwa se y'ikiganiro Mutesi Kovia yagiranye n'abanyamakuru be bagaruka kuri iyi nkuru. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe, ukamenya neza ko utazajya ucikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi. Ciao ciao.